sinibanza kwivuga, reka nzi aho bivuye. Nari nararose nubwo bene data bajyaga bantimbura, ariko Imana yavugiye mu nzozi iri gusohoza. Ditolasi arabati rero ntago ndi bwibanze, nkurikisha amaboko ankuyeyo ntasa n'ay'abandi, nkurikije inzira Imana inyuzemo, sinzinyura mu jya gutabara abandi. Arabati ndabanza nguhamye mbere yo kwivuga. Aravuga ati njyewe ntago nashobora gusobanura inzozi, ariko mw'ijuru hari Imana y'Abaheburayo, iyo niyo isobanura inzozi, iyo niyo iri bugira gute, iri bucishwe. Baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, iyo banyuze mu mashyamba amahwa bica nk'abandi, ariko ntabwo ari gusa kuko bafite ibanga. Hari ibanga kubakijijwe, hari ibanga. Mana nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka. Imana ishimwe. Ntwaro zacu siko namala sifo, ntabwo ari nk'iz'abantu. Ninamata siko pela. Amina. Kandi intambara twarwanye ntawe ukomereka ku mubiri ngo bigaragara. Imana igenda ibaha inkonji buhoro dupfa kuba twateye ivi, mwakomye mu maso. Witwa Ndiho, uri Imana nziza kandi ushoboye byose, ubereye mwiza, bose abagutegereje. Haleluya. Turacyari maso dutegereje kuza kwawe. Wagaruka uyu munsi, wagaruka n'aka kanya. Haleluya. Turagutegereje. Uri Imana igira neza, uri urukundo. Uyu mwanya mujawa wagiye ahagaze agiye kukuvugira. Duhamagaye imbaraga z'Imana, urukundo rw'Imana nirube muri we, ubwiza n'ubudahangarwa Uwiteka bube kuri we, gikundiro cy'Imana nikimubeho. Manura amavuta menshi, ushuka imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Kugira neza kwawe kuboneka ahantu mu ijambo ryawe, habonekemo imbaraga zikiza, indwara zikize mu izina rya Yesu Kristo. Migozi icikire mu ijambo ryawe, myuka mibi yari yaraboshe abantu, imbaraga zo kudakizwa no kutamaramaza Uwiteka Imana zibonekere mu ijambo. Abari babuze kwizera Uwiteka Imana basubizwe intege mu bugingo. Tanga imbaraga zinyuze mu ijambo ryawe. Musha wawe avugirwamo n'Umwuka Wera, kuko ari muri wowe. Yatewe nk'igiti cyatewe ku mugezi, ashorera imizi muri wowe. Reka Uwiteka Imana amavuta amanukirira iteraniro ryose. Icyo duheje ni ugukora ku mubi, icyo duheje ni imbaraga z'imyuka mibi. Mu izina rya Yesu Kristo mpagaze mu budahangarwa, ndafata miri ngunzu n'imyuka mibi. Buri kitavuga Imana cyose aka kanya n'igiceceke. Tubohoje ikirere cy'Imana, tubohoje iki kirere nicyumvikanemo Imana gusa. Tubohoje iki kirere cyumvikanemo imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Dastika enebo nini wayasire dry ahagaze avuga Uwiteka Imana. Iki kidendezi ndasabye ngo nikihindurize marayika w'Imana. Talasi enevo ria sakita anemo zeni waihenas erevostasetika anemo. Iki kidendezi kihindurize, kandi wahigereye rando stikere bonianse enevosta kita. Imbaraga z'Imana zikirize mu ijambo, imbaraga z'Imana zikorere mu ijambo. Mwidedostakire dry jeni wayasire draya. Jambo ryawe ryonyine aba ryo ryumvikana, magambo yose aceceke. Kugira neza kw'Imana kugaragara ahantu. Mucyo w'Imana tastik elestance, mucyo w'Imana tastik erevo zeni watat shine waihe.
Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. 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 Glory to the Lord. Shout hallelujah. ndabinginze ntimugende. ndabinginze abacuranzi ntibagende. Haleluya. Torero haleluya. Numvise ukuntu umuririmbyi aririmbye aravuze ngo kwa Yesu muri finance si muri ministeri runaka oya, ahubwo aravuze ngo kwa Yesu tuhafite ibintu by'ubutwari. Haleluya. Aravuze ngo kwa Yesu tuhafite ubutwari, ariko tukahagira n'iki n'ubushobozi, ariko cyane iyo twizeye amagambo ye, kandi nk'uko yagize gute yatubwiye. Hari ijambo yavuzemo, yavuze ngo turi abantu b'abasirikari, turi ingeshi ubundi. Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza. Umusirikare mwiza yaravuze ngo ujye wihanganira, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza, nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Avuga mu ijambo nshaka, aravuga ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo aba akinesheje. Uwamwandikiye iki igisirikare avuga irindi, aravuga ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa hehe mu bikino ntahabwa ikamba, ngo kereka iyo umuntu arushanijwe nk'uko bigize gute. Twamurambura amaboko tukavuga ngo amina. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngiye gusoza nsenge mu mwanya mutoya. Hanyuma intego y'igiteraniro iri hariya mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 5 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Ihumure rirabonetse, twubakire Imana yacu. Ubwo sindi irangije, hanyuma none reka nyewe nsoma ijambo umwuka yampaye. Iki ni batwaye hari icyo, hari ibanga kubatijijwe, hari ibanga kuri bo nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Hari ibanga kubatijijwe, hari ibanga kuri bo nubwo ubona bagenda, ubwo ubona baruha ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Intambara zitera iyi si bazirwana nk'abandi bose we. Iyo banyuze mu mashyamba amahwa bica nk'abandi yo. Haleluya. Ariko ntabwo ari gusa kuko bo bafite ibanga. Ayiwe hari ibanga kubatishijwe, hari ibanga kuri bo nubwo ubona bagenda. Haleluya. Ubwo ubona baruha ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Oh, haleluya. Uhimbazwe Mana. Reka dusome noneho twicare. Ariko hari ibanga ku bantu bagize bonyine, bonyine, ntago ari
abantu bahanura, ntabwo ari abantu bahanura, ntabwo ari abantu babwiriza, si abaririmba. Hari ibanga ku bantu bagize gute, bakijijwe, baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye. Iyo banyuze mu mashyamba, amahwa bica nk'abandi, ariko ntabwo ari gusa, kuko bo bafite ibanga. hari ibanga, Hari ibanga ku bakijijwe, hari ibanga. Mana, 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 nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka. Imana ishimwe. Beti waretse ko kwihangana dusome ijambo ry'Imana. Twebwe ntabwo tuzaruhira inahangango nitugere n'iwacu turuha. Reka tugenda n'ibanga turarifite. Haleluya. Inkuba, haleluya. Torero, haleluya. Umugisha, haleluya. Sayuni we, haleluya. Itorero ryose, haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ihimbazwe iteka. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuvayo. Nawe uyu munsi uveyo. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya mbere dusome n'umurongo w'8, hanyuma dusome n'ibice bibiri, dusome no ku murongo wa 23. Dusome igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice ni cya mbere, dusome n'umurongo w'8. Muri Egiputa hima uwundi mwana utigeze kumenya nde, utigeze kumenya Yosefu. Naho ngarukira. Muri Egiputa hima uwundi mwana utigeze kumenya Yosefu. Dusome ibice bibiri ku murongo wa 23. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku 24. Imana yumva umuniwa wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Imana izi uko umeze, n'iryo jambo. Imana izi uko umeze, nanjye Imana izi ko ngize gute. Perezida wa korani ntiyakumenya ariko Imana irakuzi. Umugabo nashatse ntiyamenya ariko Imana igize gute, iranze. N'amagambo Mose yanditse, iki gitabo kiramwitirirwa, ntago mvuga ibintu byinshi. Imana kugira ngo Abisiraheli bajye mu Egiputa, Imana yari yavuze, yego, kandi no kugira ngo baveyo yari yagize gute, yari yavuze. Imana yahamagaye Aburahamu mu bice 12 by'itangiriro, iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu, usige umuryango w'iwanyu, usige n'inzu ya so, nanjye ndi Uwiteka, nzaguha iki? Nzaguha umugisha. Mbabwira ijambo rikomeye, hari ikosa Imana itakora. Nimba uzi kurambagiza iseta nziza kugira ngo uzunguke, nimba uzi kujya Dubayi, ukajya mu Bushinwa, ukajya n'ahandi, ugacagura imari nziza kugira ngo uzacuruze wunguke, hari ikosa Imana itakora. Imana ntiyakora ikosa ryo gushora ahantu izi yuko izagira gute, izahomba. Ahubwo Imana ishora ahantu izi yuko izagira gute, izunguka. Imana yahamagara Aburahamu, yari bizi neza yuko azaba sekuruza w'iki, w'abizera. Yari bizi neza ko imuhamagaye itazahomba, itazagira isoni, itazamwara, itazavugwa nabi
ahari. Imana ntikavugwe nabi duhari, ahubwo uko ubonye uburyo ujye uyivuga neza. Nirangiza ishira umubabaro w'abayivuga nabi, munyitabe. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngira muhamagara. Imana izi ukuntu twitwa. Imana ntishobora kunyitiranya nawe. Ngira muhamagara. Imuhamagara Aburahamu yari umutunzi mu mubiri, ariko mu mwuka hari ibintu yaragize gute? Yarabuze. Imana ishaka kubimuha byombi. Hamwe ati nubwo ufite ubutunzi bwa mwisi, ariko ubutunzi bwo mu mwuka nta kintu wibitseho. Kubera ko mbona nzagushoramo nkunguka, ndakugabira. Haleluya! Mugira gutya. Haleluya! Mu bice 15 Imana imugenderera aryamanye na Sarayi. Hari ikintu ushimira Imana. Imana igivugana natwe turi kumwe n'abantu ntibamenye ibintu byabaye. Imana igitwongorera abatwicaranye ntibamenye icyo Imana ivuganye natwe. Munyitabe. Haleluya! Ihamagara Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu we, nigenga bigukingira ku manywa na nijoro, nzakugororera ingororano igize gute? Ikomeye. Imuha ayandi masezerano, iramubwira ngo kandi nzaguha umugisha. Imana iriyemera, yigirira icyizere. Imana ni umuntu w'umugabo, ivuga ibyo ishoboye gukora. Haleluya! Imana ni umuntu w'umugabo. Iramubwira ngo Aburahamu we, muri wowe nzaguha umugisha. Icyo ni icyambere. Nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Uzagusabira umugisha azabona umugisha, uzakuvuma nuko bizagenda. Twebwe nta gihe dufite cyo kujya kuvuma abantu, nubwo abantu babidutwerera. Dufite igihe cyo kubaha Imana no kuyikorera. Imana ikavugana n'abantu baturwanya. Nta gihe dufite igihe cyo gushaka mu maso h'Imana, dufite igihe cyo gusenga Imana, dufite igihe cyo kuyikorera. Imana ikabonana na ba Tobiya na ba Sanibalati na ba Gishemu. Nta gihe dufite. Twebwe dufite intego. Muzamure ibiganza turebe ko bikunda. Bitangiye kwemera. Ngo Aburahamu abyumve, ngo anavuga ati mu gitondo natambira Uwiteka iki? Ibitambo by'uko Imana ivuganye nanjye. Ngo arangije mu gitondo arazinduka ashaka ibitambo. Bajyaga batamba igitambo cyane mugoroba. Ngo ariko ngo kubera yahereye mu gitondo, ngo ari maso, ngo aza gufatwa n'ibitotsi. Ngo ibitotsi biramufata, biravuga ngo aterwa n'umwijima w'icuraburindi, ngo asinzira ubuticura. Ngo inkongoro mu ikintu zakoze zaramubwira ati watwirukanye ukiri maso. Burya watwirukanaga ku gitambo ugikanuye, ukenyegeza, ugisenga, ukirinda, ugikiranuka. Twagucunze unaniwe kugira ngo tuguteranye n'Imana, kuko tuzi ko Imana irengera abakiranutsi. Nituguteranya nayo, kuko Imana ikunda ibitambo byera, turaba tugushoboye, turaba tuguteranije nayo. Ariko Imana igira ibambe. Nubwo abadayimoni baguteranije n'Imana, nubwo ibyaha byaguteranije n'Imana, ariko Yesu aracyateza amaboko. Uyu munsi araguhuza n'Imana. Munyitabe. Haleluya! Arangije inkongoro murakunda ari ingome nubwo zakiriye, ngo zaravuze turacyangiza ku buryo Imana yivuguruza ijambo yari yamuvuzeho ryiza imuvugeho iribi. Niko byagenze. Ngo zimaze kwangiza igitambo, Imana irongera ihamagara Aburahamu. Iramubwira ngo Aburahamu we, navuze ko nzaguha urubyaro, ariko sinivuguruje nzaruguha. Ndashimira Imana ivuga kandi igakora. Iramubwira ngo urubyaro nzaguha ruzaba abashyitsi n'abimukira mu gihugu kitari ikiwabo. Bazaba babasa imyaka 400. Icyakora imyaka 400 nirangira, nzibuka isezerano ndiranye nawe. Nzabakuza y'amaboko yanjye akomeye, nzabakuza y'ibimenyetso n'iki n'ibitanga. Nzabajyana mu gihugu nakurahiye ko nzaguha iki? Gakondo. Mwumvise ko Imana ivuze ko bazajyayo? Bagiyeyo ku bwa Yosefu. Sinshaka kubatinda, ndashaka gusoza vuba. Murabizi ko Yosefu yababanshirijeyo akagira umumaro mu gihe gikomeye, agasobanura inzozi zananiye abasenateri. Kandi ari umukozi wo mu rugo, ariko yavukaga mu Baheburayo. Ikibazo si ukuri umukozi wo mu rugo, ikibazo sa utuye
ikibazo nicyo ufitiye Imana. Ngo yasobanuye inzozi. Imana yari ibizi neza, ntagushaka gutinda aho ngaho, ariko ngo inama ya Farawo yarabaye, ngo habura umuntu n'umwe wagira gute wasobanura inzozi. Mureke mbabwire ikintu nkundira Imana. Yosefu nubwo bari bamubeshye ngo yafashe umugore wa Potifari, Imana iza ahantu yagushyira, abantu bakajya bagira ngo iraguhimye, kumbe Imana ikwegereje umugambi wayo. Munyitabe. Haleluya! Imana ikwegereje umugambi wayo. Baramugurishije, yari imari, bamugurisha kwa Potifari. Umugore abona ni imari, ariko abonye bitavamo, ngo aramugambana bati yamfashe hehe ku ngufu, ngo bamujyana muri gereza. Murebe umuntu w'umukozi wo mu rugo nka Yosefu bafungiye muri gereza y'abantu bakazi. Ntabwo bamufungiye muri gereza ya feke, bamufungiye muri gereza y'abayobozi. Muti byanditse ngo Imana yabanye nta kundi kuntu izakurayo Yosefu. Ntabwo Imana ikora amakosa, ariko iravuga ngo hari umuziritsi wa vino kwa Farawo. Murumva atari umujepe? Nase wakora kwa perezida uri umusivile? Ikibazo cyanyu mwabaswe n'ubwo niko ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Ngaha mumbwire, wajya se uri umusivile? Biravuga ngo yari umuziritsi wa vino, ngo n'umuvuzi w'imitima, ariko ngo bakora amakosa. Murumva atari abajepe? Ngo babashyira muri gereza. Muri iyo gereza babashyizemo, bashyirayo na Yosefu, kandi nta kosi yize, kugira ngo Imana izagire gute izamutabara, bimenyekane ko ari Imana itareba amashuri, ntireba uburanga, ntireba aho dukomoka. Ni Imana irambagiza umutima. Haleluya! Imana ishimwe cyane, irambagiza umutima. Yagiye kwa Yesayi habona agashumbira avuga ngo mbonye umuntu. Ibaze nawe, umuntu ufite umwate ugera hano, umuntu wambaye ikabutura ifite ibinyoteri, ariko kuko Imana itareba imyambaro, kuko Imana itareba amazu, kuko Imana itareba vewite, ahubwo ni Imana ireba mu mutima. Imana tuzamura ibiganza tureko bikunda. Imana izi uko tugize gute tumese. Ngo Imana ituma basibiramo kabiri, ariko muri iyo minsi ngo umuvuzi w'imitima n'umuziritsi wa vino ngo barota inzozi. Mu gitondo batangira kuzirotorerana, ngo ariko umwe akavuga ati zivuze iki, undi akavuga ati zivuze iki. Urumva urabarenganya, zisobanurwa n'Abaheburayo nibo bonyine, kandi kuzisobanura ntibigomba ko wize hano hirya iruhande. Ntibivuga kuba warinze uruhande rwawe, ntibisaba lisanse, ntibisaba PhD, ntibisaba diguri, bisaba gutera ivi ryonyine, Imana ikabikwemera. Munyitaba muvuga ngo amina. Imana ishimwe. Babikura hehe babivana he, abavuga ko Imana yacu yaturetse, ngo ntituraba neza babikura he, barabeshya cyane ntiyaturetse, iri muri twebwe ikibi tubwira imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Oh, haleluya. Imana ishimwe. Babikura Umuheburayo Umuheburayo acugusa imbabura, ariko Imana nayo ikazajya icugusa ikuzuza. Pfa kuba ari umuyuda gacugusa imbabura mwari, ariko Imana ikuzuza amavuta. Ngo asanga bihebye, Kazu yasanze bihebye, avuga ati se byagenze gute? Avuga ati twarose inzozi. Ntose nago muzi icyo zivuga? Bati mu bwoko bw'iwacu nta muntu wamenya kuzisobanura. Avuga ati ngewe rero nubwo ndi hano,
nkaba ndi muri gereza tukaba twese dufunze, ariko mfite ikintu mbarusha kuba ndi umuheburayo. Kandi kuba ndi umuheburayo ndabasobanurira ibyananiranye, mbabwira icyo Imana ya Isiraheli yari ishatse kuvuga. Data we, ngiye gusoza mwihangane. Arababwira ati wowe mu minsi 3 bazagufungura, we muziritsi w'imitsima, muvuzi w'imitsima, bazagufungura mu minsi 3, nugerayo baguca igihanga. Yari amubwiye ngo yabonye yikoreye ikibo cy'imitsima, ngabona inkongoro zikimurira ku mutwe. Ubwo urumva babisobanura utari umuheburayo, ntago babyiga mu ishuri ibyo ngibyo. Reka ibyo ntibisobanurwa nuko ufite menshi kuri konti, ibyo ntibisobanurwa nuko ukomoka mu miryango y'ibikomerezwa. Ibyo ushobora kuba uri n'umukozi wo mu rugo ariko wubaha Imana. Bitumye nubika agakobwa k'agaheburayo Namani ngo yataye Samariya ngo arakanyaga. Aka gakobwa ngo kabaga mu mutwe w'abahanuzi wasenganaga na Elisa, barakanyaga ariko kazana n'Imana ya Isiraheli. Haleluya! Kazana nayo nikayisize. Karavuga ati nubwo umugaba w'ingabo anyaze, ariko sindi buyisige, genda nyigendana mu mutima. Nubwo ndi bwaza amasahani, ariko ndayoza nyifite mu mutima. Ngo umunsi umwe ariko ari gutunganya, avuga ati ubwo umwami Yesu ankunda, nubwo banyaze nkaba ndi hano, ndamahoro. Aravuga ngo niragisha Imana Data, nguma muri Yesu Kristo, ntabwo nesheshwe n'ibindi, nesheshwe n'umwuka wera, ndamahoro. Ngo Imana ihita imukora ku maso, apfa kuba ari umuyuda, ari umuheburayo, ngo ahita abona boss afite ikibembe. Bosi umugaba w'ingabo bitaga Namani, ngo akacyambariraho ikoti, akacyambariraho teni, bakamuterera amasara, ariko afite ikibembe. Ariko ngo umwana woza isahani aramurunguruka mu mwuka, ngo ahita abwira nyirabuja, avuga ati mabuja, databuja atitaye ku cyubahiro, atitaye ku mapeti. Haleluya! Iyaza kumenya Imana ya Isiraheli, yakayisanze ikamukiza ibibambe, kuko ahandi byagize gute, byananiranye. Hamwe ati none se yamukiza ite? Hamwe ati wacu mu Isiraheli ntago bahashize, baracyahari. Abantu bahanura iby'ukuri baracyahari, abantu batagira ubwoba baracyahari. Ntiwakubita ikirenge hasi ngo biruke, abavuga uko Imana ivuze baracyahari. Baracyahari yogi. Abahanuzi mvu bataraba ibiryo baracyahari, bataraba intebe baracyahari, bataraba bene abo rero ntukubita ikirenge hasi ngo biruke. Umva ukuntu Paulo yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfa ariko ntago dupfa. Aravuga ngo tugaragara nk'abantu b'abakene ariko dutungishije benshi. Aramubwira ati umuntu ni, ndamubwira ati wowe muhamagare. Bosi yatinze kuza, ngo bahamagara nde? Bahamagara Elisa. Ngo yaragiye atabwira umwami, aramubwira ati mu Isiraheli nahabonye umuti. Muracyahari? Oya, abantu bahari mugira gutyo. Haleluya! Mutera haleluya, numva ko muhari. Komera, muracyahari. Ngo maze ngo umwami yandikira umwami w'Abisiraheli, aramubwira ngo ukibona uru rwandiko, nyumvire nawe, ngo ukibona uru rwandiko, kandi umwami w'Abisiraheli ararengana, ibyo bintu byo gukiza indwara ntabyazi, uretse kumwendereza. Aba muri biro nta hantu ahurira nabyo, ni ukumwenderanya rwose ntabyazi. Ariko ngo umwami w'i Samariya ngo amwandikire urwandiko, aramubwira ngo ukibona uru rwandiko usabye gukiza umugaragu wanjye nde? Namani. Ngo umwami wa Isiraheli ngo afata imyambaro arayishishimura, ngo arangije ngo avuga ijambo rikomeye, avuga ngo murarebera rubanda mwese, mbese uyu mwami ntashaka kunyendereza? Ni njye Mana ikiza.
ngo hari umuntu rero wiyemera bita Elisa utagira ubwoba w'umuyumbe, aramubwira ngo uwo muntu mureke aze. Iki kintu kiguteye ubwoba, wowe mureke agira gutaye aze. Kabiri, aramenya ko mu Isiraheli hari Imana. Icya gatatu, aramenya yuko hariyo n'iki n'abahanuzi. Byagenze neza, kibembe cyarakize. Kandi ikintu nkundira Elisa, ngo Namani ngo yarabizi neza ngo ko ari busoke abantu sha barwaye ibibembe bararushye, ngo urumva ngo babashaka ko babarembarembyaho ibiganza. Kirazira, nta Mwisiraheli wakoraga ku muntu ubembye, uretse ko twirirwa tubayora nyine babifite. Kirazira ngo Namani yari yaramenyereye kujya mu bapfumu. Yigo Mushumba yaramenyereye kujya mu bapfumu akabashyira akantu, ngo afata abagaraga avuga ati muzana ifeza, muzana n'imyenda yo gukurana, tugende tugiye kwa Bameneye. Ngo Elisa ngo abarebera mu idirishya, ngo yari yicaye mu murere, ngo abarebera mu idirishya, ngo barakomanga batumva umugaba w'ingabo z'i Samariya bita Namani arashe ngo umukize. Arababwira ati mubwire Namani ko ntari busoke, hariya hepfo hari Nyabarongo. Ariko Nyabarongo nandwa yigeze amujyana hano haruguru. Nyabarongo hamwe ati mugende mumubwire ajye muri Yorodani. Impamvu uvuze Nyabarongo, Yorodani yasaga na Nyabarongo ntiyajyaga icya. Hamwe ati genda, kubera ko mbivuze, genda ujye muri Nyabarongo. Elisa yarabanje mukuramo ubwibone bwose n'icyubahiro cyose. Hamwe ati banza uce bugufi, icyubahiro n'iki n'icy'Uwiteka. Hamwe ati jya muri Nyabarongo wibire 7 nutabikora uratahiraho. Hamwe ati narinzi gusoka, urumva nkurikije amapeti mfite n'icyubahiro mfite ukandembarembyaho ibiganza. Hamwe ati reka mu Bisiraheli nta urambika umuntu ibibembe niyo yaba ameze nka Bill Gates. Uri Umwisiraheli ari kubembe ntago nakurambikaho ibiganza, kuko Imana yacu ntiyita ku cyubahiro cy'umuntu n'irya ruswa. Hoya ahubwo Imana yita ku mutima utunganye. Amen. Mugire gutya. Haleluya. Torero, haleluya. Yaribizemo kandi birakunda, arakira. Apfa kuba yabyemeye. Nawe uyu munsi wibire uragira gute? Urakira. Bibiliya yavuze iki? Bagiye mu Isiraheli, urumva Yosefu nyine yasobanuye inzozi z'aba bahungu, ariko arababwira ati nimumara kugerayo bakabafungura muzagira gute? Muzanyibuke. Uw'umuvizi w'imitsima ngo bamufunguye bamuca umutwe, umuziritsi wa vino ategereza ko yamuvugira araheba. Imana ibonye amwibagiwe. Ariko mujye mwihorera abantu babibagirwe, kuko nibe bibazo mufite. Ngo Imana ngo ibonye yamwibagiwe, ngo iticha ku mwami, ngo imuroteshe iki? Inzozi. Ngananirwa kugira gute? Kuzisobanukirwa. Ngo arota inka 7 z'imyaku, ngo arota n'inka 7 zigize gute? Zibyibushye. Ngo akibyitegereza ngo abona iz'imyaku zimiziki zibyibushye. Ngo arota n'amahundo y'amasaka bigenda gutyo, ngo aribambura, ngo ziramuyobera, ahita ateranya inteko yose. Ngwiki yose avuga ati narose, kandi mu nteko yose abari mu inzego zose avuga ati narose, kandi musabwe kunsobanurira iki? Inzozi. Arazivuga, bananirwa kugira gute? Kuzisobanura. Wa muziritsi wa vino ngo ahitaza yihuta, aramubwira ati databuja, nsangwe no kukwibutsa icyaha cyanjye. Imana ifite ahantu izanyura. Kandi mureke mbabwire, hari ijambo Yohana yanditse ku kirwa cy'Ipatemo, aravuga ngo niwe ugendera hagati y'ibitereko 7 by'iki? By'amatabaza. Aravuga ngo niwe nyenyeri yo mu ruturuturu. Aravuga ngo iyo akinze nta muntu ukingura, kandi iyo akinguye ntawe ugira gute? Muzi impamvu yakinguye nta wakinga? Arakingura. Iyo yagukinguriye arakingura agahita atwara urugi, kuko abizi neza ko ari abatipe bakongera bagakinga. Iyo agukinguriye ahita arutwara. Haleluya. Ararucana. Hakarangara arabizi ko bahita bongera bakegekaho, ariko iyo agukinguriye Theo ahita arutwara. Ukazajya winjira
hadakinze ararukingura akarujyana. Mukomere Imana amashyi, mushyiramo impundu mu izina rya Yesu. Imana ikwiye gushima. Kandi ikindi, umuntu wiruka ku munyamugisha izuba rizarenga ataramushyikira. Subiramo, umuntu wirukankana umunyamugisha buzarinda abwira atamufashe. Wihimbaza, tugiye gusenga ariko nsoza ntimukandenganye rega, nsoza ngo aramubwira ati nzanywe no kukwibutsa. Murumva ahantu Imana yanyuze, yarukuyeho iranarangaza. Yanyuze ku mwami rukuraho iranarangaza kugira ngo hatagira abantu bongera kugira gute. Aramubwira ati nzanywe no kukwibutsa icyaha cyanjye. Igihe nari muri gereza na runaka, twasanze muri gereza umuheburayo yakoraga akazi ko mu rugo kwa Potifari, atari kabamwo Imana. Nubwo yakoraga akazi akaba ari muri gereza, ariko afite Imana, arayifite kandi ayifite yose. Avuga ati twararose tubura umuntu udusobanura muri gereza yose, aratwicaza aradusobanurira. Kandi uko yadusobanurira niko byagize gute, niko byagenze. Ntago barindiye kuvuga bati gende. Umuntu nk'uwo ahantu afungiye ntibirirwa bakora iperereza ngo hari abana bahise bajya mu modoka bahita bajyamo. Ntago bagombaga gushaka umuyobozi uyoboye gereza. Sinababwiye ko Imana iyo yakinguye n'urugi rujyana. Ntago bagomba kuvuga ngo umuyobozi ngo wa gereza ngo ninde, yari yakinguye. Ngo bajya kubona babona abantu imodoka zidasa n'izindi, babona abana badasa n'abandi. Barabati turashaka umuntu bita Yozefu wo muheburayo. Yari asobanutse, niwe muheburayo wari muri gereza wenyine. Mama Beria wenyine, ariko nubwo yari wenyine yari afite Imana. Kandi ngo bajyaga bafunga bafite imisatsi igera ahangaha, abubu barabogosha, ariko ngo yabaga igera. Ngo Bibiliya ngo bamuhubuza muri gereza. Nikivuga impamvu bahubuje niki, nta nama yabaye, nta rukiko, ntiyagombye umwavoka, bamuhubujeyo kuko iyi Imana yakinguye irarujyana nyine ikarangaza. Haleluya, torero, haleluya. Ngo bamukatisha ahantu hose, bamujyanye muri salo za Nyabugogo zahariya, bamujyanye hano haruguru ahantu, ngo bamujyanayo baramwogoshesha. Ikintu nkundira Imana, kandi bamwogoshe bahahagaze. Muzigiye yari amaze nta muntu umugirira neza. Imana yesi imuhindishiza akababaro, aramubwira ati tangira ubyitoze, mu minsi iri imbere bagiye kujya bakurinda. Haleluya! Ngo bamwogosha bahahagaze, bamucisha ahantu h'imyanda mbese, ngo bamwambika costume nziza, ngo barangije bamushyira mu modoka, bicara imbere kandi yicara inyuma. Niko bicara, ngo bicara imbere bamucungiye umutekano, kuko uw'Imana yatahirije imuhambirira bose bagira ngo baramushorera. Ngo barabanza bamunyuza muri presidence kwa Farawo. Avuga ati witwa Yozefu? Ati niko nitwa. Bambwiye yuko usobanura inzozi. Aravuga ati hoya. Yesu atekereza, aravuga ati nshingiye ahantu nari nicaye, sindi bwibanze, sinibanza kwivuga. Reka nzi aho bivuye, nari nararose. Nubwo bene data bajyaga bantimbura, ariko Imana yavugiye mu nzozi iri gusohoza. Ditolase arabati rero ntago ndi bwibanze, nkurikisha amaboko ankuyeyo, ntasa n'ay'abandi, nkurikije inzira Imana inyuzemo, sizinyura mujya gutabara abandi. Arabati ndabanza nguhamye mbere yo kwivuga. Aravuga ati njyewe ntago nashobora gusobanura inzozi, ariko mu ijuru hari Imana y'Abaheburayo, iyo niyisobanura inzozi, iyo niyiri bugira gute, iri buzigusobanurire. Imana itivuga ati mbese uri umuntu w'umugabo, kubera ko mbanje ndabana nawe, mwagira gutya mukavuga ngo amina.
arambwira ati Imana iba muri twebwe utagira ngo iri buve mu ijuru. Arambwira ati ngaho mbwira inzozi warose. Ngo arasimubwira, undi arasimurotorera. Arambwira ati azatera imyaka 7 y'inzara, haze n'iyindi y'uburumbuke. Shaka umunyabwenge, ntago shaka watinda, azateganyiriza imyaka 7 y'inzara. Ahita ambwira ati busigaye aho ngaho wicaye. Arambwira ati reka ngende. Ngo ahita ajya mu nteko. Abantu bose bari bahari baje gusobanura inzozi, kandi mudatekereze ko nta muntu n'umwe wari uri mutarizi, ariko ibyo ntibabyiga. Paulo ukuntu iravuze ngo intwaro zacu ntabwo ari nk'iz'abantu, niyo turwana ntitugombera burende, ntabwo tugendana amashiniga, ntitugomba akajugujugu. Aravuga ngo ahubwo dutera ivi tugafatamira ibintu bigambirirwa mu mutima. Nanyitabye, haleluya, Mana ishimwe. Ntwaro zacu siko namala sifo, ntabwo ari nk'iz'abantu. Nina mata siko pela, amina. Kandi intambara twarwanye ntawe ukomereka ku mubiri ngo bigaragara. Imana igenda ibaha inkonji buhoro buhoro buhoro, dupfa kuba twateye ivi. Mwakomye mu mashyi, Imana ishani himbazwe. Igenda ibaha inkonji buhoro, inkonji y'Imana ibaha buhoro, tabigizemo uruhare. Niyo mpamvu Yesaya yanditse aravuga ngo ahari bazaterana, ariko sinjye. Mu kuntu bazaterana sinzaba ndimo. Aravuga ngo noneho umuntu wese uzagukoraniraho ashaka abakazi azagwa ari wowe agize gute asize. Irabacunga ikabaha inkonji. Nta mwanya dufite n'uwo kubaha Imana. Abarwanya Imana igenda ibaha inkonji buhoro, kandi Imana yaguhaye inkonji abantu bose barabimenya, kuko Imana ntiguha inkonji nijoro, yiguha ku manywa, abantu bose bakamenya ko ariyo yayiguhaye. Tugira gutya turebe ko bikunda. Bene wacu bo muri Kongo baravuga ngo ni amabendera. Ayo niyo amabendera y'Uwiteka, ikwiye guhimbazwa. Ngo amusigaho ngaho, ngo amusigaho, aragenda aravuga ati habonetse umuntu usobanura inzozi. Aravuga ati muhamagare natwe tubwire twumve ko bivamo. Ngo baramuhamagara bamuterera intebe. Munatekereza ko cyariya kareka kandi yagiye kubayobora. Ngo ahita bicara ngaho abareba, abasobanurira inzozi. Bibiliya iravuga ngo iyo nama yabaye Yosefu yararimo, ngo inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo ategeka itegeko rivuga ngo ku ngoma yanjye nta muntu uzagusumba. Murumva ko ari umwami wenyine, kiyongozi wenyine niwe uzamusumba wenyine, atitaye ko yakoraga mu rugo, atitaye ko yari ari muri gereza, atitaye ko ari uwo kwa Yakobo. Haleluya, atabyitayeho. Aravuga ngo ku ntebe yanjye nta wundi uzagusumba. Abandi mwendo wa pori mbega bakugenda inyuma, atitaye no ku matiko, amati bose bagukurikira kuva ku mugaba w'ingabo. Urumva inyuma yawe bose baza inyuma yawe. Abantu mufashijwe mu nyitabe muvuga ngo amena. Hari ijambo ngo bene se ngo bamugiriye ishyari, mumbabarire mwari ihangane ndenda gusoza humura, ngo bamugiriye ishyari kubera inzozi. Ariko abantu bagira ishyari bakagira n'ishyari ry'inzozi, ngo Imana ngo yakuvuzeho bakaraba badasinziriye yamaze. None se igikunyuraho irabizi ko ikunyuza nta cyiza twabona, niyo mpamvu yiyaranga ntinyure ku bantu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yakunyuraho kuko izuba ugomba ugira, sinamatiku ugira. None nimba ubirwanya yabivuze urumva yakunyuraho, izabaca muri humya nirangiza ikora igitangaza. Ubundi reka nanasoze ngo bari bamugiriye ishyari, ngo abagiye muri Yesha. Abantu n'abagome
ngo Yakobo aramubwira ati mureke nkavuge nkavuge no kugasiga inyuma. Ngo yakabwira ati fata umutsima ugende urebe bene so uko ugende ubagemuriye. Ngo arabagemurira ngo bamwitegera ari kure. Ati nubwo atugemuriye turamuha. Abantu bica bakica n'umuntu bagemuriye. Pano bagafashwa ariko mu mwanya bakagutega. Ariko umva ukuntu Salomo yanditse. Yaravuze ngo utega umutego ikiguruka kibona. Ayikoze ubusa. Iduhamagara niyo kwizerwa. Ifite amaboko. Izaha yadukuye kandi izatugezayo. Izatuma tugwa mu nzira. Ngo baramufashe baravuga bati yizane shatu yirya ariko turagukindura. Ngo baravuga bati yizane barayizana baravuga ati reka ngo barayizana bamwe ati noneho duhite tumurangiza za nzozi zo kuzagira gute zo kuzasohora. Ngo umwe muri baravuga ati hoya twe kushyira amaraso ya mwene data hirya hari icyobo bari baracukuye cyo kubikamwe amazi y'amatungo. Uwo munsi bari batayashyizemo. Imana irabizi yari yateguriye Yosefu kugira ngo atagwa muri ayo mazi. Ngo ntago bari bayashyizemo ngo bamushyiramo. Ngo aca Abishimayeli ngo bagendaga bihahira. Ngo barangije baravuga ati ariko kugira ngo tumwice tumugurishe. Ngo baravuga ati ngo babaha ibiceri. Ubundi Yosefu afite icyo apfana na Yesu. Ngo babaha ibiceri bajya kugura byeri bazisomeza imitsima yabagaburiye. Ngo barangije bamwambura yakanzu. Ngo bafata umwana w'ihene baramwica bashyiraho amaraso. Ngo bayoherereza Yakobo. Baramubwira bati umwana wawe ukunda inyamaswa y'inkazi yagize gute yamuriye reba ko iyo kanzu ariye. Ariko ntago bari babeshye nta nyamaswa z'inkazi zari zibarenze. Aho guciraho bagatanga n'amakuru ko byarangiye. Ngo Yakobo ararira aravuga ngo nzarinda njya mu nda y'isi ntarahozwa amarira y'iki y'umwana wanjye. Imana rero ikora agatendo. Yosefu aba minisitiri w'intebe kwa Farawo. Murumva ndashoje. Ngo arangije ngo Imana iteza inzara haha i Kanani. Ba bene se bamugambaniye bafata umwanya wo kujya guhaha mu Egiputa. Ijambo nshatse kuvuga akanwa kabwiye Yakobo ko Yosefu yapfuye. Nyuma y'imyaka myinshi Yakobo yararize kasubiyeyo kavuga ko Yosefu akiriho. Haleluya! Akanwa katubitse niko kazavuga ko turiho. Akanwa kadusabaje niko kazavuga Imana twakoreye. Mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Byarangiye Yakobo n'abahungu be baje mu Egiputa kubera Yosefu. Ngo Farawo abakatira he abati nubwo mutuye mu Egiputa ariko muri ubwoko butuye ukwanyu mbese nabagiraho umugisha. Ngo abatuza hehe i Gosheni. Nubwo babaga mu Egiputa ngo ariko abatuza mu mudugudu wabo w'Abaheburayo w'Abayuda w'Abisiraheli. ngo abatuza ukwabo. Pawulo yaravuze ngo dutuye ukwacu turi ubwoko butuye ukwabwo. Uwo Farawo aza gupfa. Izina Farawo ni izina ry'abami bimaga icyo gihe. Mu ijambo twasomye riravuga ngo mu Egiputa himye uwundi mwami utigeze kumenya nde Yosefu. Ngo areba Abisiraheli arabikanga. Ngo bajyaga babyara bakagwiza amaboko. Ngo abitegereje aravuga ati aba batindi bazagwira intambara niba mu gihugu cyanjye bafatanya n'abanzi bacu kuturwanya nibarangiza bagire gute batuyoborana igihugu. Ngo yigira inama. Ngo ajya muri maternity yarazaho imbaraga zabo zigira gute ziva. Ngo aragenda ashaka Shifura na Puwa ngo ababyaza. Farawo kiyongoza ubwe umuntu w'Umwisiraheli utagira n'urukweto aramuhabye amutera ubwoba aramwikanga. Ngo aramubwira ati nimubona Umuheburayo yicaye ku ntebe agira gute abyariraho. Nabyara umuhungu mujye muhita mugira gute mumurangiza. Nabyara umukobwa mugire gute mumureka abaho. Muzi impamvu iyo Umuheburayo yabyaraga umuhungu yabaga abyaye amaboko yabaga abyaye imbaraga. Igihugu cyabaga cyungutse. Babati tuzabananiza duhereye ku bahungu. Ariko Bibiliya ivuga ijambo rikomeye iravuga ngo abo babyaza. Haleluya!
abo babyaza ngo bubahe Imana, ngo bareke abana b'Abaheburayo ngo babaho. Ngo Farawo arabyumva asubirayo, hamwe ati ko nabemereye akantu ni iki gituma mwantengushye? Hamwe ati ikibazo ugira ubwoko ubabona mu ngutiya ariko ntabwo ubazi, ubabona mu bitambaro ariko ntabwo ubazi, ubabona ubarushya ariko ntabwo ubazi. Aravuga ati Abaheburayo batwita Imana yabo yagize gute? Haleluya! Batwita Imana yabo yagize gute? Aravuga ati kandi icya kabiri, Abaheburayo ni abanyembaraga, ntibameze nk'Abanyegiputa. Ntiwasanga bambaye mini, ntiwasanga badefiriza kandi ari abapene, ntiwasanga bambaye ipantaro ari abapantekoti, ntiwabasanga mu kabari kandi barariye igaburo, ntiwabasanga ari abasambanyi kandi ari abapantekoti. Aravuga ati oya, batandukanye n'abandi. Bene abo bantu Imana yabibitaho, bene abo bantu Imana irabafinansa, bene abo bantu amaboko y'Imana abana nabo. Nubwo amaboko y'abantu yabarekura, ariko amaboko y'Imana arabafata. Bene abo bapfa kuba badasogongera kuri Bavariya. Bene abo barikona mandita, barikora bene abo. Bene abo aravuga ati icya gatatu rero, bajya kubyara Imana yabahaye amakuru. Ntibagomba Teobali, bo ntago bajya ku mupfumu ngo babazingure, bazamuka akanyarira bakamanuka kizabona, bagatera ivi Imana ikavuga ngo nzabana nawe, nzabaha abana bazima, muzataha muri bazima. Aravuga ati umuntu ufite aya masezerano ntiwamukura umwana mu biganza. Munyitabe muvuga ngo amen. Ngo Farawo akuraho, yakuyeho nyine, yakuyeho. Bibiliya yavuze iki? Ntabwo nshaka gutinda. Yavuze ngo abakoresha uburetwa, nubwo yakuyeho ngo baraniha, ngo barataka baraniha. Ngo Imana yumva umuniho wabo, ngo yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo Imana irangije ireba Abisiraheli, imenya uko bagize gute bameze. Muri iri teraniro nubwo abantu batakuzi, ariko Imana izikomeze. Ndagira ngo abantu badukingira imiryango, namwe muri hanze mwinjire dukinga imiryango. Ntabwo turi busenge mu kajagari. Imana yavuganye nanjye. Nubwo abantu batazi ukumeze, Imana yo igize gute? Irakuzi. Imana nubwo abantu batazi kuri umusinzi, ko inzoga zakunaniye, ariko Imana irakuzi. Nubwo abantu batazi kusambana, ariko Imana igize gute? Irakuzi. Nubwo abantu batazi ko wiba, ariko Imana izi ko wiba. Nubwo abantu batazi yuko waguye, ariko Imana irabizi. Kuko Imana ibizi, yatumye Mose ngo nabakureyo. Ubu ngubu ntabwo ari Mose, ahubwo Imana yohereje umwuka wera. Imbaraga z'Imana ziragusayura, imbaraga z'Imana zirakubohora, imbaraga z'Imana zirakubatura. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima. Mwubike amaso dusenge. Cecekesha inanga gato.